utashye ubukwe wicara he? Wicara aho ugeze cyangwa urakuvuga ngo karibu mutambuke mwicare hano mu byubahiro byanyu? Ntibibagirwe kugenda utamforowinze. Yes, once again, my people, once again. Ameze mute? Wagwane zibundi, Wagwane. Aho muri hose ku isi hatandukanye wagwane. Mutubwire muri comment wagwane zanyu. Nari ndimo ngenda nkurikije ibyo kubona hano mu muhanda, nkurikije ukuntu tugiye kujya muri weekend. Uyu munsi turi ku wa gatanu. Ejo ku wa kane hari abasezeranye mu mirenge, bivuze ngo ku wa gatandatu hari ibikwe no ku cyumweru hari ibikwe. Sasa muri ubwo bukwe waratumiwe ku buryo uzagenda bakakubwira ngo karibu icara, umwanya wawe n'uyu nguyu, protocol ikakohereza imbere kabisa, ikakubwira ati ba wicara kabisa mu byubahiro byawe, icara. Ukibaza ako kantu wibaze nimba mu bukwe uzaha protocol izakwitaho, cyangwa se ari ukundi bazakubwira ngo icara aho ugeze. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize igitondo cyiza, ibihe byiza kuri mwe mwese mudahwema gukurikirana video zacu cyangwa se kudukurikira, yaba arizo tuba tubagezaho bivuye mu bitekerezo byacu, bivuye mu bitekerezo by'abandi. Cyambere nuko tuzibagezaho. Niba kubwira kubaho nkawe ubwawe ujye wumva nyine kubaho ukuri, ntukajye wumva kubaho wishushanya. Guys, abakobwa n'abasore bari mu buzima bwo kubaho bishushanya. Niyo mpamvu usanga uyu murongo w'izi modoka mureba hano, hari umukobwa ushobora kuba afite abasore bamutonze imbere, bamutonze inyuma, baruta umubare w'izi modoka ziba ziri muri ambutiyaje. Yes, niko kuri. N'abasore kandi ubwo niko beze. Ntago numva ko ahari abakobwa ahari abasore benshi umukobwa ahari nako hatari n'abasore benshi bafite abakobwa benshi. Bitewe n'iki? Kubaho nk'abo ubwabo byarabananiye. Barashaka kwiberaho mu buzima bwo kwishushanya, bibombaritse ngo badakoma rutenderi. Ugasanga shero waraguca inyuma ubudasiba, shero warakufata nk'akadenesi ewana, ariko umuntu ushaka kumurekura. Icyo gihe ni hamwe no mu bukwe uzabutaha, nutaha mu bukwe bwa ex wawe kizakubwira ko ex wawe yaragufitiye akamaro, cyangwa se ikizakubwira ko ex wawe yaguhaga agaciro. Ni iki gikurikira? Mu bukwe bwa ex wawe kizakubwira ko ex wawe yaragufitiye umumaro, se ex wawe yaguhaga agaciro, nugira amahirwe yo kubutaha protocol izakwitaho, uzasanga ufite imyanya wicaramo. Ariko nimba uzi ko mu bukwe bwa ex, nutabukwe bwa ex wawe ukaba n'undi yagufataga nk'umukene cyangwa yagufataga nk'icyo utari cyo, ewana bazakubwira ngo icara aho ugeze kabisa, uzasanga batanakuzi. Hari abantu rero aho ubukwe, hari abantu bazataha ubukwe, hari abatashye, hari abakibutaha. Usanga mu bukwe bababwira ngo icara aho ugeze naho nta kibazo, ariko wajya kubona ukabona undi aje nyuma yawe, bakamutambutsa karibu bakamujyana mu myanya y'imbere. Nta bindi nyine, biterwa n'ubushobozi ufite mu mufuka. Niko kuri. Niko kuri rwose, barakubwira ngo icara aho ugeze. Kwicara aho ugeze rero no kwicara aho baguteguriye ni ibintu bibiri bitandukanye. Wowe iyo utashye ubukwe wicara he? Wicara aho ugeze cyangwa urakuvuga ngo karibu mutambuke mwicare hano mu byubahiro byanyu? Ntibibagirwe kugenda utamforowinze.